Yesu ashimwe bene data, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2022, umwaka tutigeze tubona ariko tuwinjiyemo kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Igitumye rero nongera kuboneka hano mbaganiriza, ndashaka kugira ngo uyu munsi mbibutse amagambo turi gusoma ubwo dutangira uyu mwaka wa 2022. Uyu munsi turasoma Itangiriro igice cya mbere n'igice cya kabiri, turasoma na Luka igice cya mbere cyose tukirangiza. Ayo niyo magambo twasomye uyu munsi. Aya magambo twasomye ni amagambo meza cyane. Ngiye nkimara kuyasoma dore ikintu cyasigaye muri ngewe. Hasigaye muri ijambo rivuga ngo urufatiro rw'imyizerere y'abakristo. Duhereye ku Itangiriro, nkuko twabisomye tubibona, twasomye uko ibintu byose byaremwe. Uhereye ku isi uri yagize ishusho, ukajya ku nyamaswa, kubiboneka n'ibitaboneka, imibumbe yo mu kirere, ndetse turazashyira no ku muntu uko yaremwe. Hanyuma twasoma mu Itangiriro mu Isezerano Rishya, ho noneho turasoma agace kanshimishije kurusha byose, nubwo hari indi nkuru nyine ikurikira hepfo y'ivuka rya Yesu n'ibindi byose. Ariko ikintu cyashimishije cyangwa se nashatse kugira ngo nce akarongo kuri uyu munsi wa none, ni amagambo avuga ukuntu uyu mwanditsi Luka ngo yabonye ko muri community bari batuyemo abantu bose bibazaga ibyabaye, bakibaza ibyababayemo, bakibaza ibya Yesu waje akazayita umwana w'Imana, bakibaza ukuntu yaje bakamubamba ku musaraba, bakamuhamba, hanyuma ukajya bakanazuka. Aravuga ati ibi bintu ngomba kubyandika nkabishyira ku murongo, ngomba kubyandika nkabishyira ku murongo, nkabikwandikira we Theophile. Nuva mu gitabo cyari cyandikiwe kigenewe umuntu, kugira ngo bigamije iki? Kugira ngo uwo muntu amenye ko ibyo yizeye ari by'ukuri. Imana dusange cyane. Natwe rero kuri uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo dufate nka teme cyangwa se nk'umurongo mugari uvuga ngo menya ko ibyo wizeye ari by'ukuri. Imana tugirire neza cyane. Ushobora kwibaza utari ko se ubundi ibyo nizeye ibi ngibi ko tubona isezerano rya kera koko turaribona, ariko se ubundi ryanditswe nande? Ry'ubundi ndavuga Itangiriro by'umwihariko, ubundi waryanditse ko atarahari yabyanditse ati? Ndashaka kugira ngo mari impungenge. Igitabo cy'Itangiriro cyanditswe n'umugabo witwa Mose. Mose iyo tumusomye, niyo dusomye inkuru ze, dusanga ko ari umuntu udasanzwe. Mose iyo dusomye inkuru ze, dusanga ari wa muntu wavuganaga n'Imana nk'uko umuntu aganira n'undi muntu. Imana yageze guhitanga uhamya iravuga ngo niba hari n'umuhanuzi uri hagati muri mwebwe, muvugisha mu buryo bw'inzozi, ngo ariko Mose by'umwihariko muvugisha nk'uko umuntu aganira n'undi. Ndashaka kubwira ikintu kimwe rero. Iyo umuntu yegereye Imana, iyo umuntu yamaze kuba hafi y'Imana, ikintu cya mbere gihita kiba immediately, hatabaho gushidikanya, nuko yumva kumenya, akamenya ibihishwe, akamenya ibyo abantu batamenya, kubera ko hamwe n'umubiri twambaye ugira limitation. Duhera ku byo twize mu mashuri, tukajya ku byo twasomye mu bitabo, ariko iyo wegereye Imana iguha ubundi bumenyi bundi budasanzwe abantu batigeze bakubwira. Iyo wegereye Imana iguha kumenya, ikaguha kumenya ibihishwe, ikaguha kumenya ibiri imbere, ikaguha kumenya ibyahise. Uko niko byagendeye rero umukozi w'Imana Mose. Mose hamwe no kwegera Imana byatumye amenya ibyahise. Iramujyana imwereka le début du commencement, imwereka uko Itangiriro ryagenze. Irangije imuha chronology, iramubwira ati uko byagenze, umunsi wa mbere nakoze gutya, wa kabiri nkora gutya, wa kabiri gatatu nkora gutya, ndabireba mbona ni byiza, ndakomeza bigeraho mbona ko bikwiye ko ibyo bintu bigira umuntu bitegeka ndemo muntu. Ndashaka kugira ngo urumubwire ngo wowe mwana w'Imana cyangwa se mwana w'umuntu wizeye, ndashaka kugira ngo ngusubiriremo gusa amagambo Luka yandikiye Theophile avuga ngo nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza, mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kukwandikira uko bikurikirana, wowe Theophile mwiza rwose, kugira ngo umenye ko ibyo wigishijwe ari by'ukuri. Imana dusange cyane. Uyu munsi nanjye intego mfite kukubwira kuri uyu munsi, ndashaka kukubwira ngo menya kandi uzirikane yuko ibyo wizeye
ari iby'ukuri. Ndagira ngo tugitangira gusomana Bibiliya umenye ko ibyo wizera ari iby'ukuri Imana yacu.